y'igihe ndetse abahamya b'ubwo bwangu turimo dukaraba imbaraga zabera icyo gihe zizaba zitagishinga imbaraga zabera icyo gihe zizaba zitagishinga yewe Danieli we icyo gihe zizaba zitagishinga imbaraga zabera icyo gihe zizaba zitagishinga Mwami Yesu imirimo ye irangiye n'abigishwa be ku musozi wa Elayono atangira kubahamiriza ati umwana w'umuntu ndatashye nisubiye mu bwiza bw'iyantumye kandi zagaruka mbajyane atangira ugafata ikirere bavugana buhoro buhoro amarayika batuma vuba kuza kuba humuriza bati uko mumubonye abakuwemo azagaruka cyo kubajyana uko mumubonye abakuwemo azagaruka cyo kubajyana yewe Yohana we Petero we na Yakobo wa musozi Elayono utangiye kwiyasa ibitutu erega wa musozi Elayono utangiye kwiyasa ibitutu bato mubaze munenye namwe abakuru mukiri abiringirwa mumanisha imibabaro kubwira nayo magambo muti Yesu arajaraje kandi nayindi nteguza ibimenyetso byo ni byinshi twibukiranye ku bya cya kiyoka kirutse ibifaranga ngo isi itere imbere inatezwe umutego dore umutego ambubo y'abaziga umwuka dore bitumye ugwa mu mutego dore umutego ko nta umukozi w'Imana nzimukwiriye kuba umukene icakura zikorana n'ikiyoka iyi si baratangatanze insengero nyinshi rwose barinjira ikizira kigafata ijambo yewe baramuwe mbese wagarukiye aho ese n'ibindebawe wowe washatse agakiza ukezwa mu maraso ya Yesu imanda yavuga ukazumva ukezwa mu maraso ya Yesu imanda yavuga ukazumva kuko imbaraga zabera icyo gihe zizaba zitagishira kuko
imbaraga zabera icyo gihe zizaba zitagishira, kuko imbaraga zabera icyo gihe zizaba zitagishira.